buriya nta muntu uzongera kumpenda narabibonye ibintu byo kugenda umuntu akagenda. Chef mwiriwe neza. Mwiriwe. Mwamaye kukarifitira. Kukarifite. Ugiye hese ugiye? Ye nari ngiye hano za Rwamagana. Nje ntago ngiye Rwamagana ngiye ka Kigali miseka rusange. Izuba naryo si ikintu. Nanjye burana nibagirwa ka Kigali harya nanjye ubwo songera. Ndabizi zo kuri kuvuga za Rwamagana ngiye nigira miseka. Chere inyuma nanjye ubwo ngiye ka Kigali. Wowe urataye kwa mugabo warasaze. Uricara inyuma urabona ntujuje abantu batuze manga. Nanjye ariyo njyamo wampaye lift. Ngiye ka Kigali miseka rusange kuri uyu wa kane rirahari. Ngiye kare kugira ngo mpangane n'abantu dore hano inyuma nujujemo n'abantu nta n'umwanya wabona wicara. Ako hano twakihenge. Wihengekana hano hari muhinde hari umushumba hari pirate hari rumi hari manajye abanyarwenya bose baruze ndaca no kugisozi mfata Tesha na Brian nakandi na Musa nabo ndajya kubatora indu gusa urabona twajyamo hano twakibyiga nta kibazo. Hoya ariko umura aho gumva renka mwere ni ufite ikibazo cy'ibyo ngibyo fata akamoto urukumva nugera ukantanga mbere ndakakwishyura cyangwa se mitenyagura mitike n'ubundi ni 5,000 n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 muri VVI n'ibyo ngibyo si kwa kane cyangwa ubyana n'amaguru ayo mafaranga naguye mama ndazuye yarye bizagera kwa kane wahageze. Murakoze cyane mugere y'amahoro. Ubwo nawe ubwo tuzahurira.